dore ndabadutse, nje kubabwira isoko yo kurama riganje iwacu yo Karama. Ndarata isoko yo kurama, ababyeyi nyababyeyi bo baturemeye ituze mu mitima yacu, reka tubashime kuko barabikwiye, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama iwacu iraganje, gushyigikira abasigajwe inyuma n'amateka biraganje, gufasha abatishoboye biraganje, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama iraganje hose, gushyigikira sikuru fidingi birakomeje, gufasha leta kwesa imihigo birakomeje, koroza abantu amatungo birakomeje, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama iterambere warigezeho, iyo gisagara barasiganira kugusura, kubera isoko yo kurama iwacu wadushyiriyeho, sugira uratwe soko yo kurama. Soko yo kurama turagushima, wowe uzamura impano z'umuco mu cyaro, ubu nta muntu wihererana impano ye afite, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama ndacyagushima, wowe ufasha abakene, wowe uzamura impano z'abana, wowe uteza imbere uburezi, wowe waduhaye imiyoborere myiza, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama mukunzi wacu, ngaho niho uje gushyigikira imirire mu kigo, twavuga gufasha ibigo kubona ibyo kurya, nta mwana ukicwa n'inzara ku ishuri, sugira uratwe soko yo kurama. Iyo nibutse ukuntu abana bangaga kujya kwiga kubera kubura ibyo kurya ku ishuri, natekereza nareba ibyo isoko yo kurama idukoreye, ishavu riragenda, ishema n'isheja bikusa ikivi, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama umukunzi wacu, ifasha kuzamura impano z'abana, ifasha akarere mu kurerera u Rwanda, igendere shenge idufasha byinshi, sugira uratwe soko yo kurama. Kuvuga menshi si ukuvuga ukuri, reka nsubike sinsoje, reka nsubire mu nganzo ngana igicumbi, reka nsubire guhanga ibindi, reka nzagaruka ubutaha, hogoza ryanjye ryaguhanze Rwanda. Yari agato gatozwa iteka kugira urukundo, umwari utamwarwa umwana wo mu batambyi, utozwa gukunda igihugu cye niyo mukiza Nadia, murakoze. Murakoze cyane guma kugira isoko yo kurama TV, aho tugenda tubagezaho ubuzima bw'abaturage bari guhangana no kwikura mu bukene, aho mugenda mubona abasigajwe inyuma n'amateka, uburyo biteza imbere, uburyo bagerageza kwiteza imbere, ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe baba bafite, nabyo tukagenda tugerageza kubishakira ibisubizo ku bufatanye ndetse n'isoko yo kurama. Aha turi rero turi mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kigembe, niho umuryango isoko yo kurama ukorera. Mu byo dushinzwe gukora harimo kuzamura impano z'urubyiruko, impano z'abajene, abana bakiri batoya, kugira ngo bave mu kwiyibagirwa, ahubwo amenye uburyo avutse, amenye n'icyo Imana yamuremanyemo kigomba kumubeshaho, nubwo yagira n'ubundi buryo bundi yaba ariko akamenya gukurikirana impano ye. Rero natwe isoko yo kurama tubigiramo uruhare, niyo mpamvu twinjiye muri uru rugo tuje kubasura. Twazindutse aho mu minsi yashize mwabonye ko hari umwana w'umukobwa wagaragaye avuga umuvugo, nubwo isoko yo kurama yashyikirizaga ibyo kurya ekole pirimeri ya Rusagara, harimo ibyo kurya, akawunga, amavuta, ndetse n'umunyu n'ibishyimbo, ndetse no guha abana bagiye batandukanye 200 ibikoresho by'isuku, ndetse no kubasubiza mu ishuri. Hari umwana rero umwe wagaragaye muri abo mu buryo butunguranye avuga umuvugo. Rero twongeye gutera intambwe tujya kumusura, noneho twigerera iwabo mu rugo, kugira ngo tumenye impano afite, uburyo twayikurikirana tukayirera tukayikuza, ndetse n'abadukurikiye hirya no hino mukamenya ko hari umwana ndetse urimo ariteza imbere mu bigendanye no gusiga, ngo agasigara basiganuza. Turabasuye, mwiriwe. Tugeze hano ku umusizi Shadia bite? Byiza. Umeze neza? Kutishimye, seka turebe. Oya, ndishimye. Urishimye? Turabona wicaranye na mugenzi wawe, ntabwo tumuzi, uwo twagerageje kumenya ni wowe wa munsi ubwo wavugaga umuvugo. We yitwa nde? Muhe mikorofone twumve. Amazina yanjye bayita Niyomukiza Nadia.
Vuga cyane twumve, sohora ijwi uruvuge niyo twumve. mukiza Nadia. Niyo mukiza Nadia. Nadia ko witonda cyane. Ntabwo nitonda cyane. Ntabwo witonda cyane. Mm, Cyangwa nyine witondanye ubwenge n'ubuhanga. mm. Ujya uba uwa kangahe? Uwa mbere nkaba n'uwa kabiri. Wow. Ngaho niyo abo turi kumwe niba gukomera amashyi. Ubu uwa mbere ukaba n'uwa kabiri. Niyo mpamvu uri umusizi. Harya Shadi. Shadia, wowe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Mwemerimana Shadi. Mwemerimana Shadia. Mm. Wowe ujya uba uwa kangahe mu masomo yawe? Nkunda kuba uwa mbere. Ukunda kuba uwa mbere? Mm, Mwese muri abahanga. mm. Mama, iyo wumvishe abana bivuga ibyivugo, muri uyu mwanya dutangiye kubabaza, bakaba batangiye mu by'ukuri batunezeza mu mitima, buriya nta kintu gishimije nko kumva umwana ngo aba uwa mbere, aba uwa kabiri, bishimisha umubyeyi. Ubyumva gute, ubifata gute iyo ubona abana duhita tubabaza bagahita bivuga ibigwi by'uko baba aba mbere? Murakoze kumpa Ubanza ijambo. utubwire amazina yawe. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Uwingabire Marie Joseline. Iyo abana banjye iyo mbonye bafite iyi impano numva Igeza mikorofone. iyo mbonye abana banjye bafite iyi impano bashishikariza gukomerezaho, Imana nkajya mbifuriza ati Imana izabahe umugisha mujye mukomereza mu bana banjye. Numva nanjye binejeje ku mutima cyane, nanjye numva bimpesheje ishema nk'umubyeyi uba wareze neza. Mbese ujya ufata umwanya wo kubigisha kugira ngo babe aba mbere? Ni ubuhe bufasha ujya ubaha kugira ngo basohoke ari aba mbere? Yewe nkurikije ko ntabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo nkomeze nige, mbashishikariza kwiga kuko mba mbabwira ko ari byiza, ariko ntabwo njye nigeze niga. Ni igitangaza rero. Ni igitangaza cy'Imana. Imana ishimwe. Kubona umuntu atarigeze yiga ariko abana be bakaba bashobora kuba aba mbere, ni ibintu bishimishije. Murakoze. Murakoze. Turabashimiye ku bw'icyo. Rero reka twinjire nyirizina ku cyatugenjeje, ku kitugenza. Ndabona mugenzi wawe muri kumwe. Ubushize ntabwo twize tumenya impano afite, ariko twavuze ngo tuze kubasura, uratubwira ngo ariko mfite n'impanga yanjye. Muri impanga? Turi inkurikirane. Muri inkurikirane? Ariko mfite n'inkurikirane yanjye nayo y'umusizi. None tubasanze muri babiri mu rugo, mwembi muri abanyempano. Turishimye natwe. Muri kwiyumva gute mu mitima yanyu? Turi kwiyumva Kubona neza. isoko yo kurama yaje kubasura. Kwiyumva neza n'ibyishimo byinshi. Ufite ibyishimo byinshi? Isoko yo kurama yaje kubasura. Urishimye? Uratwishimiye? Turabishimiye. Twamenyesheje umuyobozi wanyu diregiteri ko tubakeneye. Yababwiye ngo iki? Mwabyakiriye gute mukimara kumva ko tuzaza kubasura? Ngaho tusangiza imvamutima. Bitubwira nyine twumvaga nyine ari ibintu bitashoboka, nyine gusa tuza kubyizera, ariko nyine twumvaga ari nk'ibintu by'ibitangaza bitabaho. None byabaye rero twaje. Imana ifite umugambi mwiza kuri mwebwe, sibyo? Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe Shadia. Uriya Nadia diregiteri akibikubwira se, tubwira wabyumvishe gute ko isoko yo kurama iraza kugusura? Byumvishe gute? Nahise nishima cyane, numva nageze mu ijoro. Amen. Uza wishima cyane wumva wageze mu ijoro. Twaje rero. Ninde se ugiye kudutangirira, adusigira, adusangiza ku mpano ye? Reka duhe Shadia umwanya we mukuru, mu by'ukuri nk'umuntu wabasha gukora performance ahantu hari abantu bangana kuriya, hagati y'ababyeyi, hagati y'abayobozi. Wabonaga ko umuyobozi wacu meya yari ahari. Shadia burya urimo uravuga wiyumvaga gute?
ndimo ndavuga niyumvaga neza ariko ahubwo nyine ukagenda ugira ubwoba gake gake uvuga ati si abantu bose ariko nyine bigashira. wagendaga ufite ubwoba ariko bugashira. wagiye kurangiza se wumva bimeze gute? wumva amaso atakiri kubona? yarabonaga ariko nyine numvaga nyine numva afite ubwoba ariko ndangije kuvuga birarangira nyine. ndangije kuvuga birarangira. urangije kuvuga birarangira. abana se bagenzi bawe bakubwiye ngo iki urangije kuvuga? bambwiye ko navuze neza. ku kigo bakubwiye ngo iki? baranshimiye nyine barambwira ati wavuze neza nanjye ndabashimira ati mwakoze. none se twari tuje gufasha abana 200 bavuka mu miryango ikennye ndetse kubaha bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye. wese hari ikintu baguhembye nk'umuntu wavuze neza cyangwa n'impano yawe ushaka kumurika urya munsi nawe wari uri muri ba bana bari buze gufashwa? oya ngiye ko ari ukumurika impano yanjye. kwari ukumurika impano yawe. ishimire rero ko wayimuritse none tukaba twaje. murakoze. iyo ubihisha buri urabona byari kugaragara? oya oya reka nkumvishe gatoya uburyo wavuze. nta kibazo. umuvugo uri isimbi isoko yo kurama. wabibonye? dore agacu keza karabuditse dore nanjye nambutse nk'umwari w'u Rwanda dore ndaje nka bene kanyarwanda njyewe witwa Gasabo ngo mbagezeho inganzo. reka mvuge dore ndahimbawe reka mvuge dore ndarata byinshi reka mvuge ndata ibyiza reka mvuge ndata umuryango isoko yo kurama isimbi isoko yo kurama. dore nicaye iyo mu mashuri ndebye mpabona byinshi abana barasangirira iyo mu mashuri inzara nayo ikamaganwa ubutica gusangirira ku ishuri bigatezwa imbere isimbi isoko yo kurama. urakoze cyane. njyewe nagira ngo nkumvishe ko ibintu byawe byageze kure, sibyo? ibintu byageze kure abantu bandika komenti bagushimira natwe nyine turavuga ngo reka tujye kureba iriya mpano kugira ngo ubone ko impano ifite agaciro. rero by'umwihariko natwe turagushimiye. murakoze. sibyo? ngaho rero mwaduteguriye iki se mukimara kumva ko turi buze kubasura? muradusubiramo uyu muvugo cyangwa hari uwundi cyangwa turumva Nadia? ninzajya nitiranya amazina mujye mumfasha vuba vuba sindayafata neza. ni Nadia? ni wowe? Shadia we yaravuze twarabyumvishe. wenda hari ikindi gisigo ufite? oya nta kindi nari nahinze ahubwo. ese nibwo bwa mbere? oya ntabwo ari bwo bwa mbere nari isanzwe mbikora. ufite ikindi gisigo se? nakoze ndagifite. uracyibuka se? ntabwo nyibuka. waragikoze habaye iki? aho nagikoze twagiye kwibuka aho nagikoze ari ku muganura ahandi ngikora twagiye mu bukwe. reka tubanze twakire Nadia ubwo niwe ufite igisigo gishya tubanze tucyumve. uragisiga wicaye uhagaze? Murakoze ko mu mwanya nkaba ngiye kubagezaho igihangano cyanjye cy'umuvugo. umuvugo wanjye witwa isoko yo kurama. dore agacu keza karabuditse nanjye dore ndabadutse ngiye kubabwira isoko yo kurama riganje iwacu yo karama. ndarata isoko yo kurama ababyeyi nyababyeyi bo baturemeye ituze mu mitima yacu reka tubashime kuko barabikwiye sugira uratwe isoko yo kurama. isoko yo kurama iwacu iraganje gushyigikira abasigajwe inyuma n'amateka biraganje gufasha abatishoboye biraganje sugira uratwe isoko yo kurama. isoko yo kurama iraganje hose gushyigikira sikuru fidingi birakomeje gufasha leta kwesa imihigo birakomeje koroza abantu amatungo birakomeje sugira uratwe isoko yo kurama. isoko yo kurama iterambere warigezeho iyo gisagara barasiganira kugusura kubera isoko yo kurama iwacu wadushyiriyeho
sugira uratwe soko yo kurama. Soko yo kurama turagushima, wowe uzamura impano z'umuco mu cyaro, ubu nta muntu wihererana impano ye afite, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama ndacyagushima, wowe ufasha abakene, wowe uzamura impano z'abana, wowe uteza imbere uburezi, wowe waduhaye imiyoborere myiza, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama mukunzi wacu, ngaho niho uje gushyigikira imirire mu kigo. Twavuga gufasha ibigo kubona ibyo kurya, nta mwana ukicwa n'inzara ku ishuri, sugira uratwe soko yo kurama. Iyo nibutse ukuntu abana bangaga kujya kwiga kubera kubura ibyo kurya ku ishuri, natekereza nareba ibyo isoko yo kurama idukoreye, ishavu riragenda, ishema n'isheja bikusa ikivi, sugira uratwe soko yo kurama. Isoko yo kurama mukunzi wacu, ifasha kuzamura impano z'abana, ifasha akarere mu kurerera u Rwanda, igendere shenge idufasha byinshi, sugira uratwe soko yo kurama. Kuvuga menshi si ukuvuga ukuri, reka nsubike sinsoje, reka nsubire mu nganzo ngana igicumbi, reka nsubire guhanga ibindi, reka nzagaruka ubutaha, hogoza ryanjye ryaguhanze Rwanda. Yari agato gatozwa iteka kugira urukundo, umwari utamwarwa umwana wo mu batambyi, utozwa gukunda igihugu cye niyo mukiza Nadia, murakoze. Murakoze cyane guma. Urakoze cyane. Turagushimiye. Murakoze. Ngaho rero anzi tubwire byagenze gute kugira ngo wiyumvemo impano yo kuba umusizi? Byaje gute? Wararyamye wumva amagambo ari kuza? Ngiye kugira ngo binzemo, umunsi umwe nyine mukuru wanjye yari yahimbye umuvugo ajya mu Mukuru wari we Shadi? yahimbye umuvugo ajya mu marushanwa. Neza bari kukuvuga ibigwi. Yahimbye umuvugo ajya mu marushanwa, numva ngenda asigaye, numva Amarushanwa yahe? yari yagiye mu marushanwa hariya ku murenge. Ndavuga ati ubu ngubu ko agiye njye nkaba nsigaye, ubu ngubu iyo nanjye nkubimba ntitwari kuba tujyanye. Noneho nanjye nuko byatangiye kunzamo, ndawuhimba tukajya tujya kuvugana umuvugo, tukajyana mu marushanwa, nuko nyine nanjye leta niyumvamo ko mfite impano. Yego. Numanga impano yaje ndabikunze. Numanga impano yawe wayikuye kuri mukuru wawe Shadi. Ubonye uburyo agiye agusize uravuga ngo kubera iki ansiga, uhita wishakamo ubushobozi, utangira kwandika. Amarushanwa mwitabiriye, hereza Shadi. Shadi, amarushanwa mumaze kwitabira ni ayahe n'ayahe? Hari aho twagiye hari i Huye, tugiye kuvuga umuvugo ku byerekeranye na Bibiliya, bitaga ngo ni Bible competition. Hari aho twavugiye hariya ku kagari, haje visi meya n'abamwungirije. Hari uwo twavuze twagiye mu bukwe, hari uwo twavuze ku muganura, n'iyo twavugaga mu kwibuka, n'uyu nguyu twavuze ejo bundi. Aho hose ni imivugo wiyandikiye wowe ubwawe? Ni wowe ubyiyandikira? Nta wundi muvugo, nta kindi gisigo ufite mu mutwe? Kanumve. Tekereza neza. Reka tukomeze twiganirire, biragenda biza. Ngo nawe tubwire, wowe se ko Nadia yatubwiye ko yabonye akagira ishyari ryiza akakwigiraho, wowe byagenze gute? Wabyigiye kuri nde? Se ni mama wawe se? Ni papa wawe? Ni mukaka se? Ni sogokuru se? Njyewe hari umukobwa wigaga ku kigo cyacu yari doyenne yitwaga Asira, akaba yari azi guhimba umuvugo. Noneho bagatoranyamo abana bakiri muri rowa nyine ngo nabo batangire babyitoze. Ubwo nanjye mbabagiyemo uko, nanjye nkajya mbijyamo, ntangira kwiyumvamo ko nanjye mfite iyo mpano. Nawe wabikopeye kuri umukobwa bitaga Asira. Asira? Asira abahe? Aba hari haruguru mu mpinga. Mu mpinga? Aracyavuga se imivugo? Ariga se? Yiga mu wa kangahe? Yiga mu wa gatatu segonderi. Yiga hari haruguru kuri fuwaye. hariya twanyuze. Muheruka se kuvugana? Aracyabatoza? Asira
aracyadutoza rwose, Mm, wanavuga ko ari nawe wadufashaga cyane kuko niba mm, wavuze ngo duhimbe umuvugo yavugaga ati babigenza gutya natwe tukabimenya. mm. Asira Mm, mukunda guhura muri kompetisiyo? kuva aho agiriye kuri cya kigo hariya ntabwo tugikunze guhura cyane ariko akiri ku kigo cyacu twahuraga cyane. Mm. Ngaho wamubwira ngo iki? ari njye ku bwanjye Vugira nyine kuri kamera z'isoko yo kurama TV, natwe twagusuye utubwire, icara neza utubwire Asira kuntu yatumye ubona umurongo mwiza wo kujya mu marushanwa umaze kujyamo, wo kuvugira mu ruhame rw'abantu rw'abayobozi bakomeye, utanga umusanzu we mu kubaka igihugu. Asira yigaga P6 kandi akaba yari azi ubwenge, noneho bavuga wenda habaye nko kwibuka cyangwa uwundi munsi mukuru bakamubwira ngo nahimbe umuvugo akawuvuga tukumva natwe turabishatse tukamwegera akatubwira ngo ubundi ngo umuvugo ugomba kuba ufite ibi n'ibi, natwe dutangira uko nguko dutangira duhimba imivugo. Iyo ugiye kwandika umuvugo wawe ubitangira gute? Urandika nyine interuro nyine umuvugo ugashyiraho insanganyamatsiko, ariko ubundi igika cya mbere kikaba ari igisuhuzo, noneho ubundi ibindi bikaba nyine ari ibiri kwinjira mu ngingo, ugasoza unabasezera. Ujya nko kwandika uriya muvugo w'isoko yo kurama, wabitekereje gute? Twebwe diregiteri yaratubwiye ngo dufite abashyitsi b'isoko yo kurama, akatubwira ati ariko buriya amahirwe asekera umuntu ntabwo ntawamenya uburyo azanye, ubu se ngo nanjye si njye wabatumiye ngiye kumva numva ngo bazaza kudusura, ndavuga ngo ubwo rero ushaka kugira igihangano azagikore ngo ntawuhejwe, ubwo rero mpera ko nkora umuvugo. None twaje impano yawe rero tugana no ku musozo, twebwe tuje kuyitera inkunga, sibyo? Twagira ngo tuze tubasure, tumenye mu rugo, tumenye inde harya tumenye Nadia ahantu, nawe amazina yawe nayibagiwe, Shadia na Nadia, kugira ngo tumenye ahantu mutuye. None ari mama twamubonye, ari namwe twababonye, kandi ikitugenza ni buryo ki umwana w'u Rwanda mu mpano ye twayizamura tukayiteza imbere. Nanjye ndi umuhanzi, nanjye ndi umusizi, nanjye nanditse ibitabo bigiye bitandukanye, rero urumva ko tuzagenda dufatikanya twese. Reka rero tuganire na mama, mumuhe mikorofone. Iyo ubonye umwana wawe ahagaze mu ruhame rw'abantu benshi agatinyuka kuvuga, utekereza iki mbere na mbere? Njyewe ikintu mbasha gutekereza, kuba mbonye umwana wanjye ahagaze imbere nta soni, nkabona ibintu akora bimurimo, mba numva afite ibyishimo byinshi mu mutima wanjye, nkashimira Imana ko yampaye abana beza, ko nkahora nanayisaba yuko yakomeza kuborohereza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabasha kuzamura impano zabo. Iyo umwana wawe avuye kuvuga umuvugo, ni irihe jambo rya mbere umubwira iyo atashye? Hari igihe mba ntagiyeyo, hari aba yawuvuze wenda simba nabashije kuboneka, ariko iyo ageze mu rugo ahita ambwira ati mvuye kuvuga umuvugo, agahana agahita amubwira ati mwana wanjye komereza aho ni byiza, akaza akawusomera, nareba ukuntu asoma nkabona ni byiza, numva birashimishije. Kuba ntarabashije kwiga nkaba naragarukiye mu wa 4 pirimeri, urumva ari amahirwe menshi nabuze, mba nicara nifuza ko abana banjye amahirwe ntagize bayagira. Urakoze cyane. Shadi,
ni izihe mbogamizi ukunda kugira iyo uri kwandika umuvugo wawe? Imbogamizi se njye urebye nta mbogamizi nkunda kugira cyane, ariko nyine sinavuga ngo mu rugo ngo nabura umwanya wo kwandika umuvugo, oya imbogamizi nkunda kugira. Nta mbogamizi ukunda kugira. Nadi wowe imbogamizi ujya ugira, ese Nadi wanditse imivugo ingahe wowe? Aho Shadi yavugaga hose twarajyanaga usibye hahandi bwa mbere nanjye nahise najya kumwigiraho. Nawe ukavuga nshahora ntusanzwe. None se ni iyihe mbogamizi ujya ugira wowe uri kwandika? Njyewe nta mbogamizi tujya tugira kuko ku ishuri nubwo tuba turi kwiga turajyana tugacana nk'imbabura wenda mama akaduha umwanya wo kwandika. Wo kwandika? Ntabwo tujya duhura n'imbogamizi twebwe. Ngiye kukubaza ni iki kijya gituma ushobora kuba uwa mbere mu kigo ku ishuri? Njyewe igituma nyine mba uwa mbere cyangwa uwa kabiri, tica arigisha nkakurikira nkasubira mu makayi nkiga nyine, ntabwo njya ndangara mu ishuri. Ngo utanga inama ku bandi bana? Njyewe inama nabaha ni uko bazaza bakurikira abarimu ntibarangare mu ishuri, kurangara bikaba bagiye nko muri bureke ariko bakajya bakurikira abarimu igihe bari kwigisha kandi bagasubira no mu makayi, bagasubiramo ibyo bize. Kandi wowe ubona ari icyo gituma uba uwa mbere murumuna wawe akaba uwa kabiri cyangwa mwese mukaba aba mbere? Njyewe ikintu mbona Sebwa mu wa kangahe Shadi? mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu. Yes. Njyewe ikintu gituma mbona mba uwa mbere cyangwa uwa kabiri ni uko njyewe mwarimu yari kwigisha nkurikira mwarimu, twagera mu kanya ka bureke nkidagadura ariko ntibinyibagize yuko ngomba kwiga ngasubiramo ibyo nize. Ntugire inama abana bagenzi bawe ubona batsindwa ku kigo ku ishuri cyangwa ubona bagira imyifatire idahwitse? Inama nagira bagenzi banjye ni uko bagomba kwiga bashyizeho umwete kandi bagashakisha uburyo bakuza impano bifitemo, wenda urugero nk'uku niba ari amasomo bakita ku masomo, niba ari akanya k'izo mpano bakabyitaho nabyo ariko bitabujije yuko bagomba kwiga. Ni izihe mbogamizi ugira ku kigo ku ishuri? Nta mbogamizi mpura nazo kuko ikigo cyacu gifite abarezi beza, ni uburinganire nyine. Ni uburinganire? Ikigo cyanyu ubona kiriho uburinganire? Ni ikigo kidasanzwe, urakoze cyane. Gifite abarezi beza kiriho n'uburinganire. Wawu, iryo jambo riraryoshye. Mu bigendanye na hano mu rugo iyo uvuye ku ishuri ni iki kikubangamira? Njye nta kintu kimbangamira kuko mama ntabwo dukoresha imirimo myinshi, wenda tuvuge ngo ivunanye, yego turakora ariko ntabwo dukora imirimo ivunanye cyane. Iyo ugiyeyo ngiye ku ishuri, iyo uri kwitegura ugiye kuva mu rugo ugiye kujya ku ishuri, ni iki ubona kikubangamira? Ikintu kimbangamira ntacyo pe, kubera ko se niba mfite ibage mfite ayo makayi hari amazi wenda nagiye kuvoma niyo naba nagiyeyo hari iyo sabune nkoga nkajya ku ishuri, urumva navuga ko ari iki cyaba kimbangamiye koko. Hanyuma hereza mama yumvisha abana bavugira mu ruhame nka gutya, twaje kubasura bakavuga iby'uko twabaza ibibazo ukumva byose baravuga neza ko nta kintu babangamiraho, kandi hari abandi bana tubaza ugasanga basubiza ubundi buryo butandukanye, ubyakira gute cyangwa biguha imbaraga? Impamvu bavuga ngo ntabwo biba bibabangamiye nyine umubyeyi mba nagerageje uko nshoboye nkahiga iyo sabune naba nayibonye bakaraba bakajya kwiga. Mu gitondo amazi iyo ntayahari ndabazindura ati nimuzinduke mujye mu kabande muzane amazi ubundi mukarabe mujye kwiga. Urebye nta kazi bakoresha nyine ndabyimenyera ibyo mu rugo. Mu busanzwe wowe hano wita ku byo mu rugo ukamenya abana bawe
nta kindi kintu ugerageza gukora wowe ubanza nawe tubwire wowe wiyumva niyo mpano wowe wumva bameze njyewe impano niyumvamo nuko nta bushobozi mfite nayikora. niyi Umugabo wanjye akora ibijyanye n'inkweto, noneho njyewe impano niyumvagamo kubera yuko nta bushobozi numvaga najya ndangura iyo mipira y'inkweto, nkajya ndangura izo mpu, ibintu bijyanye n'inkweto ni byinshi, nkaba nashinga nk'ako nakwita ngo ni akaduka kabyo, ubundi nawe yajya abona ibiraka akangurira n'abandi bakiriya bakaza. Umva rero iyo mpano numva indimo, uretse yuko nyine nta bushobozi mfite hano kuri nyir'icyaro, ubushobozi bubona ntabwo. yose ibyo uvuze ukaba wabikora hano cyangwa uko wafata za nkweto umugabo wawe akora inkweto made in Rwanda. Iyi ni made in Rwanda, ni amasandari no gusana izangiritse bagatuza. Murakoze cyane Shade, nkawe wagaragaye ku isoko yo kurama ukora performance tukabishima, niki wasaba isoko yo kurama aka kanya? Ikintu nasaba isoko yo kurama ku mpano yawe, kugira ngo impano yawe izamuke ugere ku rwego, ujye muri competition no mu rwego rw'igihugu, urwego rw'akarere, niki wasaba isoko yo kurama yagusura? wenda niba mwebwe wenda mugiye gusura nk'ahantu mukatwitwaza kugira ngo tubaserukire nyine, nicyo kintu nifuza mu rwego rwo kuzimana nicyo. Aha, Nadia. njyewe rero nanjye icyo mukuru wanjye yifuje mva ngomba kujyana nawe kuko ahitamo ibintu byiza, niba ashaka kujyana na mukuru wanjye ahagiye ahita nk'ibintu by'ishaka ndabakunze cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo, twebwe nk'isoko yo kurama nyine mu kuzamura impano, icyo mudusabye cyo turajya tukibakorera cyane, yego. Ikindi kugira ngo mwumve ko impano yanyu igomba kuba iya mbere, twige dutsinde discipline. Ntago waba utagira discipline ni impano yawe izagira ute? Izatezwa imbere cyangwa isigasirwe. Impano itezwa imbere cyangwa se igateza imbere nyirayo kubera indangagaciro ze, ndetse ugafata indangagaciro zawe ukazihuza n'indangagaciro z'igihugu. Yego, twebwe rero ikintu tubemereye ni uko uhereye nonaha ababyeyi banyu amafaranga babishyura y'ishuri tuzajya tuyishyura. Ko mutishimye ibigendanye n'ishuri, sibyo? Uri kumva ibigendanye n'ishuri, kuko natwe baradusabye, kandi ikintu badusabye ni gitoya. Twebwe rero tugomba kubatekerereza ibintu bigari, yego. Ikigendanye n'ibikoresho by'ishuri, minerivare y'ishuri, inifomu, amakaye, inkweto, iki mubaye isoko yo kurama. Nk'uko mubidusabye, aho tuzaduserukira hose tuzajya tubajyana kugira ngo mutubanzirize, yego. Isoko yo kurama mugomba kumenya ahantu ikorera kugira ngo buri gihe cyose mubonye umwanya mujye muyisura, cyane cyane ko igiye no kugishyiraho amahugurwa y'abana bafite impano, ariko by'umwihariko Shadia nk'umuntu wabaye uwa mbere mu kuvugira igisigo isoko yo kurama, nawe agomba kuba role model w'abandi bose bazagira ute bazamukurikira. Murakoze cyane. Rero twabateguriye ishimwe ritoya kugira ngo tubereke ko duhari, ibindi tuzagenda tubikora umunsi ku munsi, ariko rero nonaha natwe tubaye abanyu,
namwe mubaye abacu kugira ngo impano mwifitemo zigire ute zitezwe imbere. Murakoze cyane. Ngaho gira icyo ubwira bagenzi bawe b'abasizi bafite impano mu Rwanda. Hari abagukurikiye bari hanze, sibyo? Ariko mva Shadi, hari abagukurikiye bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari abayobozi bagukurikiye baba bakarere kacu ka Gisagara, hari abagukurikiye bari hanze y'igihugu, aba diaspora. N'icyo wababwira bose nkawe nka Shadia w'umunyarwandakazi, umwari w'umunyarwandakazi? Njye ikintu nababwira ku byerekeranye n'impano ni uko bafite kwishakamo neza ibisubizo bagateza imbere impano zabo, kuko wenda hari n'igihe haba ariho hazaza habo hejuru. Rero njye inama nabagira ni uguteza imbere impano zabo, bakita ku masomo yabo, nabyo bizabafasha mu guteza imbere izo mpano zabo. Nicyo kintu mbona wabwira abantu bose ndetse n'abana bagenzi bawe mu rungano rwawe n'abafite impano. yewe inama nagira bagenzi banjye nanjye bafite impano ni uko bagomba kwiga bashishikaye, impano yabo ntibayigire nyine, ntibayihishire, bakajya bayigaragaza mu ruhame abantu bose bakayibona. Reka dusoreze kuri mama, tumushimira cyane kutwakira kandi tumushimira ku burere bwiza akomeje guha abana. Buri muntu iyo yareze neza nta kindi kimubaho ni nk'ibi, ni ukubona abantu baje bakaza kwifatikanya nawe kandi bagushimira kubera ko uba watanze uburere bwiza. Turagushimira ku bw'uburere bwiza, ariko niba nawe hari izindi mvamutima zawe wadusangiza cyangwa se ugasangiza n'abadukurikiraniye hirya no hino, umwanya ni uwawe. Mwakoze kumpa ijambo. Njyewe icyo nagezaho bagenzi banjye ni uko kurera umwana neza ntabwo bivuze ngo ni uko uba ukize, ni uko uba ufite ibintu muri duke wabona wabasha kurera umwana neza. Noneho iyo ugize amahirwe umwana nawe agakura kumviye, biba byiza kurushaho. Ikindi nabwira ababyeyi bagenzi banjye ni ugukurikirana abana bakaba babumva mu mpano zabo, ntibabace intege. Kuko hari igihe umubyeyi umwe ashobora kumva umwana amugejejeho impano ugasanga ntamwumvise neza cyane, akamwereka ko atamushyigikiye. Nubwo waba utabizi ukamwereka ko umushyigikiye ari byiza, nawe bimuha morale yo gukomerezaho, kuko ntawamenya ejo hazaza hari igihe ari byo bimubeshaho. Kuko nibyo njya mbabwira ati bana banjye sinize, papa wanyu ntiyize, ariko nubwo tutize tukaba wenda tubona nta n'ubushobozi bwo kuvuga ngo muziga ngo mugere kure, ariko muzige, Imana niyo izaca inzira. Amen. Urakoze cyane, turagushimiye. Twageneye Shadia uze kumwereka impano ye, hanyuma nawe yishimane na Nadia, ndetse mwese nk'umuryango na papa munamudushimirire. Ibi byose tuba tubikesha mukuru w'umuryango yaba umugabo, mukuru w'umuryango yaba mama. Nk'uko Shadia yabivuze, uburinganire arabuzi. Hano mufite uburinganire, umwana ntiyavuga uburinganire ku kigo, hano butagize ute, namwe uburinganire mukomeze mubugire kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe. Shadia urakoze, Nadia urakoze, mama nawe urakoze. Namwe murakoze kuba mwakoze. Dutangiranye urugendo ruhoraho, abana babaye inshuti zacu, abana tugiye kubitaho kugira ngo ejo n'ejo bundi bahagarare no muri stade nkuru y'igihugu bavuge amen, bavuge ibyiza bitatse u Rwanda. Murakoze cyane.